muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Tunabaha ikaze mu nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Maragiye umunsi mbazaniye inkuru nziza nuko tugiye gutangira inkuru y'urukundo y'uruhererekane. Mbaza ngo yitwa Ihorere hari umuhoza. Nucikwe na episode yacu ya mbere. Dutangiriye mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho tubona urugo rusa nk'urushaje, ariko nanone ukurikije imiterere yarwo urabona ko ari urugo mbere rwahoze rwifite, gusa ubu ngubu ukurikije ukuntu rusigaye rusa urabona ko nta mikoro bagifite. Muri urwo rugo rero turahasanga umukobwa wicaye ahantu inyuma mu gikari ari koza ibyombo. Twinjiye imbere mu nzu muri urwo rugo turahasanga umupapa n'umumama bicaye bafite icupa ry'inzoga bari kunywa, basangira, baganira. Gusa urebye ku maso yabo urabona ko basa nkaho bamaze guhaga urwo rwagwa. Muri ako kanya nibwo uwo mupapa yahise ahamagara wa mukobwa wari wicaye hanze, Alice, igihe wahereye uri koza ibyombo ushatse kumbwira ko utararangiza? Muri ako kanya wa mugore wicaranye na wa mupapa nibwo ahita yunga mu ijambo avuze, atese wagize ngo Alice sikura tumuhorana buri munsi? Nugiye ngo hari icyo aguhisha. Wowe nuko utirirwa ahangaha jya ubimbaza njye wirirwana nawe. Akora ikintu ntajya kirangiza, akora ibintu byose yinezaguzwa, yipfushagiza. Mana yanjye, uriya mukobwa yarananiye, yaranyobeye. Papali, ndetse reka nkubwize ukuri, maze kurambirwa uyu mukobwa wawe, ndamurambiwe pe. Kandi ikindi Papali, nagira ngo nkubwire ko nta bagore babiri mu rugo, please, nta bagore babiri mu rugo rumwe rwose. Ndakwinginze ukora uko ushoboye, kuko Alice amaze kundya mu matwi yanjye. None iyo numvishe izina Alice ntabwo mba numva ntazi. Papa Alice amaze kumva ibyo umugore we amubwiye, wa muntu bari bicaranye mu nzu ni umugore we yitwa Margaret. Aramubwira ati, Margaret, humura uyu munsi ndarara mbikemuye. Niko kongera guhamagara Alice, Alice kunaniranye. Igihe nahereye nkuhamagara ntabwo wanyumvaga. Alice yahise aza yihuta ava muri bya byombo yari ari koza, ati karame papa. Arinjira ati kararamire kari mujinya uramwica, ubona ko ku isura abuze icyo akorera Alice. Gusa Alice aratuza aranaceceka, bisa nkaho asanzwe amenyereye ibyo bintu byose bimubaho muri urwo rugo. Ako kanya nibwo papa wa Alice yahise abwira Alice, atuzi n'ikindi ari, ndashaka kubona wazinze utwawe ukamvira mu nzu. Igihe nahereye nkuvugira umwihanganira, nyoko wanyu Margarita agiye ambwira imico yawe, rimwe na rimwe nkabyirengagiza, but umwanya maze ahangaha maze kubona ibintu byinshi mu maso yanjye, nanjye ubwanjye ntabasha kwihanganira. Ndashaka kuzinga utwawe ukava ahangaha. Uri kunyumva neza? Alice akibyumva yahise akubitwa n'inkuba, amarira ajenga mu maso n'agahinda kenshi cyane. Aravuga ati, si papa, uragira nkora iki koko? Nari ndi koza ibyombo kandi nabyutse ndi gukubura nkora andi masuku. Papa, please, nta wundi muntu mfite umfasha muri uru rugo, ibintu byose ninjye ubyimenyera. Papa, ndakwinginze, n'ahandi hantu mfite ho kujya, urabizi niweho wenyine sigaranye muri iyi si. Mama yarapfuye, ari nawe nagasanze, ariko ntabwo Papa, mbabarira, ndakwinginze. Akiri kwinginga se, Margarita yahise ahaguruka ahita yinjira mu cyumba, apakira ibyari byitwa ko ari ibyari se byose, abishyira mu gikapu. Arangije arabijugunya hanze, aramubwira ati, umva si n'ikindi nkubone hanze muri iyi nzu, nta kintu n'iki na kimwe cyawe gisigayemo. Ndagira ngo nkubone hanze, n'ibyo akagombye kwinjira ngo ujye gukoramo hato utaza no kugira ikintu cyanjye utwarira. Maze kubipakira mu gikapu, mubone hanze, sinongere kumva n'ijambo n'iri na rimwe uvugira ahangaha. Alice akiri aho ngaho, akiri kwiyumvira, akibaza ibintu byose biri kumubaho, Margarita, ubwo ni nawe mukase wa Alice, yahise asohoka akurura Alice amujugunya hanze n'umujinya mwinshi cyane. Aravuga ati, igihe nahereye najya nakukira washyano. Ndavuze ngo ubure mu maso yanjye, ubure no mu nzu yanjye, ibyo uvuga byose ubure mu nzu yanjye. Ndavuze ngo ubure mu nzu yanjye. Alice yahise apfukama, afata ukuguru kwa mukase aragukomeza cyane, undi nawe ari hasi. Aravuga ati, please, ndakwinginze mbabarira, urabizi nta handi hantu mfite ho kujya, nta wundi muntu mfite ho
mwamfasha please mama ndakwinginze ntabwo mwabinkora Margarita ariyumvira arakebuka yongera areba Alice ikintu yahise akora yahise azamura kwa kuguru Alice yari yamufashe ahita kumushota mu maso Alice agwagaramye Alice abonye ko nta bundi buryo asigaranye yahise afata cya gikapu cye bari bamuhaye arasohoka agenda ari kurira mu nzira mu muhanda ubona asa nkaho byamucanze bongera kutwereka ari ninjoro mu muhanda Alice ari kugenda ubona asa nkaho yabuze icyerekezo byamucanze afite kagakapu karimo imyenda ye ku rutugu ubona mbese ubuzima bwamubihiye cyane ako kanya nibwo yahise afata agatelefone arareba muri kontakiti z'abantu afite ahamagara umuntu witwa Claudine agifata nimero ya Alice ahita amubaza Alice byagenze ute noneho Alice mu gahinda kenshi ananirwa no kugira icyo avuga icyo yakoze gusa yarangiye Claudine ahari kugira ngo ahamusange mu gitondo bukeye mu rugo kwa Claudine baratwereka mu cyumba Alice aryamye gusa Claudine we yari yabyutse arangije gukora utwo yarari gukora hanze ahita yinjira mu nzu mu cyumba aho Alice yari aryamye aramwegera amukozeho Alice ahita akanguka gusa Alice mu gukanguka n'ubundi yakangutse ari kurira mu gahinda kenshi ubona ko bisa nkaho byamucanze byamuyobeye mu magambo make Claudine akimubona yamubwiye ati Alice please mbabarira utuze umbwire ikibazo ufite mbwira ndakwinginze rekera kurira niki nagufasha basi urashaka ko mufashe iki Alice yarebye Claudine mu maso agize ngo agire icyo amubwira n'ubundi ikiniga kirongera kiramufata arongera ararira Claudine yabonye nta bundi buryo nta kindi kintu ashobora gukora atamugatoke nta kibazo ngakomeza uryama uruhuke nuza kuruhuka wumva witeguye uraza kumbwira uko bimeze agize ngo ahaguruke agende Alice yahise amukurura akaboko aramubwira ati please nsiga njyenyine ndumva nshaka ahantu nshobora kurambika umusaya birandenze ndumva byanyuwe please Claudine nta wundi muntu nsigaranye kuri iyi si abizi ni papa wanjye none najya nkubwire ko nawe ubu yamaze kunkuraho amaboko ubu noneho yifatanyije na mama yifatanyije na mukadata please winsiganye Claudine akimara kumva uburyo cyangwa se akimara kumva ibyo Alice amubwiye yahise amwegera aramuhobera ari nako amuhumuriza ati humura turi kumwe ntabwo nzigera nkusiga wenyine ndabizi nawe waramfashije ubwo ibintu byari byankomeranye wabaye mu ruhande rwanjye ntigeze unererana warakoze inshuti yanjye so igihe n'iki ngiki nanjye ngo nkwiture neza wangiriye ntuhangayike ntugire ikibazo ugume hano mu rugo cyo nzarya nawe nicyo uzarya mu bushobozi bwanjye uko bungana kose tuzafatikanya humura ndi kumwe nawe bongera kutwereka mu rugo kwa Claudine ari naho Alice asigaye aba Claudine ari kubwira Alice ati Alice rero ntubifate nkaho ndi gushaka kukwikuraho cyangwa se wumve ko ndi gushaka kugufata nk'imburamukoro gusa urabizi muri iyi si ntabwo wabaho udakora so rero no mu buryo bwo kugira ngo wongere wiyadapte usubire mu buzima busanzwe wongere wumve ubaye umuntu nuko ugomba kuba uri ahantu hari abantu benshi ugakorera amafaranga nawe ukumva ko wigize ibyo byagufasha kongera kugaruka mu buzima bundi bishyashya so rero nagira ngo nkubwire ko igihe ari iki ngiki noneho utangira ushaka akazi kugira ngo urebe ko nawe wakongera ukibeshaho kandi ukongera ukabona Alice yarahindukiye abwira Claudine ati Claudine nshuti yanjye ndabizi neza ko nta kintu wanyuma ugifite kandi ibintu mbwira ni n'ukuri pe ndabibona uko bimeze ukora wenyine nawe bigoranye udufaranga ubona ni dukeya so nanjye nkeneye gukora gusa ikibazo mfite ndi kwibaza ni ndakura akazi muri iki gihugu kubona akazi bisigaye bigoranye naho ugeze ngo uri gusaba akazi bagusaba ibindi bintu mbese nimanguye ndi gushaka ahantu nahera nshaka akazi byanyobeye
kongera kubona Alice mu mujyi wa Kigali. Mbibutsa ko Alice ahantu yari atuye n'ubundi yari atuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali abana n'ababyeyi be, ari naho Claudina aba. Alice mu mujyi wa Kigali rero bongera kumutwereka ari gushakisha akazi ahantu hagiye hatandukanye, gusa aho ageze bakagenda bamubwira ko nta kazi gahari. Undi munsi ukurikiyeho yongeye gusubira kujya gushaka akazi mu mujyi, ahasanga umugabo wari uri ahantu muri alimentation, ubona ko ari gukora wenyine, gusa bari bamubwiye ko aho hantu bari gushaka umukozi wajya ubafasha gucuruza muri alimentation. Akihagera yahasanze umugabo usa nkaho akiri mutoya, gusa n'umupapa arubase, arakomanga aramusuhuza aramubwira ati nitwa Alice, bari bambwiye ko hano mukeneye abakozi bashobora kubafasha mu gucuruza muri iyi alimentation yanyu. Wa mugabo yarebye Alice aramureba, ahera hasi ku kirenge arazamuka hejuru no ku musatsi, aramureba pe, arongera aramureba aramwitegereza, gusa Alice arebye ukuntu umugabo ari kumureba abona ko bitari shyashya bitameze neza. Alice ikintu yakoze yahise abwira uriya mugabo ati izi n'ikindi mumbabarire nshobora kuba nayobye, ahari naje ahantu hatariho, I'm so sorry. Agiye kugenda wa mugabo abaramubwiye no ahubwo uzigihe, nagira ngo nkubwiye ko uje ahantu hanyaho uzigihe rwose, mana yanjye umva nagiye mpura n'abakozi benshi, nagiye nkoresha abakozi benshi, ariko nagira ngo nkubwire ko nyigukubita amaso nahise mbona bose ubaruta, urabahiga rwose pe. Niweho umukozi nari negereje, nari narayobewe impamvu natinze kubona umukozi, but niweho nari negereje nawe. Alice asa nk'uwishimye ari kumwenyura, yegera wa mupapa aho yari ahagaze amubwira ati thank you so much, aramushimira mu byishimo byinshi. Undi aramubwira Alice wihangayika, niba itari ibi nzabikora, wowe icyo usabwa ni ukunyitaho gusa, icyo cyonyine ndi kugusaba. Alice acyumva iryo jambo asa nk'umuntu uguye mu kantu, arakibuka areba wa mugabo aramubwira what, kwitaho gute, mu buhe buryo? Undi aramwegera se Alice tuvuge ko uri umwana, urabona ibintu uri kubona ari ibintu biri aho gusa ku buryo wakigira gutyo. Icyo navuze ngomba kugira icyo nguha nawe ukagira icyo menya nanjye nkumenya, hari ikindi se? Ariko sha mwagiye mureka kwijijisha abakobwa b'iki gihe ko mwese tubazi icyo muba mushaka ari kimwe, n'amafaranga ahava hose. Ntabwo ndabizi neza, ntabwo muba mwitaye ahari buturuke, rero nanjye niyo mpamvu nkorohereje akazi. Icyo nkusaba nyitaho nanjye nkwiteho, ntari mpamvu yo kujya wirirwa ahangaha ugataha unaniwe, no, nta mpamvu rwose, nta mpamvu. Alice akibibona yahise asohoka muri iyo alimentation ari kurira n'umujinya mwinshi ababaye. Niko gutaha asanga Claudina yatashye kare yavuye mu kazi, ari mu rugo amutekerereza ibintu byose byabaye, yumva arababaye ariko nta kundi. Gusa akiri aho ngaho ari kubwira Claudina bya bindi, Claudina aramubwira Alice nibwo wamenye ikijya mbere se muri uyu mujyi? Nibyo nyine, ntugire ngo hari aho yagukinze, nibyo nta bindi, gusa humura ngufite amakuru meza. Impande ya hoteli nakoragamo hari indi hoteli nshyashya bujuje aho ngaho, gusa niyo umufatanyabikorwa n'ubundi wari uwacu muri iyo hoteli, nawe rero yahise ashyira indi hoteli aho ngaho, gusa yo izajya itanga serivisi zitandukanye n'izo twebwe twatangaga. So twebwe twibandaga mu kwakira abantu bari local, gusa iyo hoteli yo ibintu byabo babishyize ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane bazajya bakira ba mukerarugendo, nibo bazajya bibandaho cyane. Hanyuma iyo ngiyo njye nakoragamo yibande ku bijyanye n'abantu bari loko n'aba visitors ariko b'imbere mu gihugu. So humura rero, ndaza gukora uko nshoboye muteretere turebe ko wabonamo akazi, cyane ko ejo aribwo bazaronshinga cyangwa se bazashyira ku mugaragaro iyo hoteli yabo. Hazaba hari n'abanyamakuru benshi cyane, ari nabwo batumurikira n'umuyobozi mukuru w'iyo hoteli. Please don't worry, nzakora uko nshoboye nawe ubonemo akazi rwose. Alice mu gahinda kenshi avuga ati Claudie ndakwinginze mpabarira, sinshaka kongera kumva ibintu bijyanye n'akazi kuko bingejeje ahantu. Claudine ahita Alice biriya byonyine nibyo bikugize kuri atwe twarakamiritse mwana, nawe uzagera
tumenyere. Ku bukeye bwaho bongera kutwereka kuri ya hoteli Claudine yahoze avuga nshyashya bujuje aho ngaho hafi y'indi hoteli yakoragamo. Ubona ko hadekoye hameze neza cyane, ubona ko nyine hagiye kubera ikirori gihambaye. Ari nabwo duhita twinjira imbere tukabona umupapa uhagaze mbese umeze neza, ubona ko ari umupapa wahaze ifaranga bien. Aho ngaho ari kuvuga ijambo ashimira abantu bose baje muri uyu munsi mukuru wo kumurika hoteli nshyashya bujuje, banamenyekanisha ko igiye gutangira. Muri ako kanya kiri kuvuga ijambo ahita avuga ati rero igihe ni iki ngiki kugira ngo mbamurikire n'umuyobozi mushyashya w'iyi hoteli twafunguye aha ngaha. Akivuga utyo duhita tubona umutipe mwiza cyane muremure umeze neza, ubona ko yakoze umubiri yakoze umubiri rwose bigaragarira amaso abantu bose bari bari aho bakimukubita amaso batangira kujujura. Ku ruhande hari abandi bakobwa bari bahagaze bakamana uriya mutipe ukuntu yakoze umubiri buri wese ubona yayagaye. Undi ku ruhande baravuga ati uravuga iki? N'ababeshyi ndabona uriya mugabo ari we njya nsengera, uriya ni we mugabo njya nsengera, mana yanjye Yesu ntumbwire ko ari mari. Ndamubwira ati gusa wagicucu urabona hari impeta yambaye, urabona hari impeta yambaye ku buryo uvuga ngo ni mari. Akiri aho ngaho rero ari gutambuka yigira imbere aho wa mupapa wari uri kuvuga ijambo cyangwa se nyiri hoteli wari uri kuvuga ijambo aho ngaho, ahita amukubita amaso nawe ahita avuga welcome my son David, welcome. Nari mutegereje igihe kinini, nari negereje umunsi nk'uyu nguyu kugira ngo nkugaragarize isi yose, ngira ngo mbabwire n'ibigwi byawe aho umuhungu wanjye amaze kwigeza. Urakaze neza muhungu wanjye. Eric yegereye ise aho ahagaze aramurambutsa avuga ati thank you daddy, ibi byose niweho mbikesha, warakoze cyane kandi ndagushimiye pe. Bakimara kuganira aho ngaho rero nibwo wa mupapa yahise afata mikro arongera abwira abantu bose bari bari aho ngaho, arababwira ati mwakoze, ndabashimiriye cyane kuba mwihanganye. Nagira ngo mbere ku muyobozi mushyashya w'iyi hoteli n'uyu nguyu umuhungu wanjye, imfura yanjye, umuhungu umwe rukumbi gusa mfite, nagira ngo mubereke abasuhuze agire nawe icyo ababwira. Ako kanya abantu bari bari aho bose mu byishimo byinshi cyane ko bari bishimiye n'uwo mutipe, cyane cyane igitsina gore cyose cyari kiri aho, bakoma mu mashyi barishima bamuha ikaze. Nibwo David yahise afata mikoro arababwira ati mwakoze cyane, ndabashimiye kuri uyu munsi kuba mwese mwagaragaye mukaza aha ngaha. Nk'uko papa yari abibabwiye, njye muyobozi mushyashya w'iyi hoteli ugiye kujya ayobora aha ngaha. Muranyihanganira ntago bino bintu bimenyereye cyane, gusa nibwo nyirangiza kwiga, reka mvuye nibwo nyisoza kwiga, mvuye mu Bwongereza kwiga ibintu bijyanye na management. So rero muzamfasha, ndagira nsabe n'abakozi b'iyi hoteli mwese kwifatanya nanjye kugira ngo duhurize hamwe, twunge imbaraga, turebe icyateza imbere hoteli yacu ndetse natwe nk'abakozi b'iyi hoteli muri rusange. Mwakoze cyane. Ako kanya akiri kuvuga iryo jambo nibwo Claudine yahise ava aho yarari muri ya hoteli aza yirukanka. Nibwo yasanze David ari gusoza ijambo yarari kuvuga, akimukubita amazi atavuga mwana ntungire ko uyu muyobozi ari wowe uje gukora ahangaha, ari uje kuyobora ahangaha. Mana yanjye ntababeshye, ndumva nanjye nahita mpindura hoteli ndimo. Yes. Ariko uzi n'ikindi ndibutse, reka nze mpamagare Alice mubwire amakuru meza ya hoteli ukuntu yafunguwe ku mugaragaro, muhe n'inkuru z'ukuntu mabonye umutipe mwiza ari ugiye kuyobora iyi hoteli. Mana yanjye sinjye uri burote, oya nako nta nubwo muhamagara, sinjye urarota ngeze mu rugo, izi nkuru ngomba kuzimuha live apana kuri telefone. Mana yanjye. Mwakoze cyane kubana natwe muri episode yacu ya mbere ihorere hari umuhoza, ntuzacikwe n'izindi episode tuzagenda ducisha ahangaha. Mwakoze cyane, I love you so much. I love you.